oya kuko mba nzi ko duhorana turahorana jya ubwiza abanyarwanda ukuri ahubwo nawe jya ubabwiza ukuri ndetse umuntu mwaba mwirirwanye mwararanye mwabyukanye umuntu ukamusuhuza ojeje mon bebe ojeje mon bebe ojeje mon bebe ojeje mon bebe ndagukunda ndagushaka ndagukunda tuzabana ndagukunda ndagushaka ndagukunda tuzabana ojeje mon bebe ojeje mon bebe ojeje mon bebe ojeje mon bebe ndagukunda ndagushaka ndagukunda tuzabana ndagukunda ndagushaka ndagukunda tuzabana uyu munsi tuje kubabwira ko twafunguye cano nshyashya cano muzakunda cyane cano irenze cano ya famiye ya famiye Joyeuse et Dr M iyo cano bayita Joyeuse wa Dr M Family TV mujyeho mukande subscribe mwumve ko tubakunda tuba tubacishirizaho udufilm tuba tubacishirizaho ibiganiro tuba tubacishirizaho inkuru nyinshi z'ubuzima bwacu ndetse n'ubw'abandi bukenewe ariko bw'urukundo nyine ntabwo twese ducishaho ngo bya bini ngo abantu numvise story ya wa muntu ngo bamutemye hano Nyamirambo ahangaha no hafi y'iwawe maze nukuri ntabwo yumvishe beri ego ko nabamurangira bitseri babigiyemo ariko abantu bafashwe uko ari batatu yari nijoro mu masaa 5 arimo yigendera mu nzira bahita bamwataka bafite umuhoro munini cyane bahita bamutema hano bamutema no ku kaguru bamuhusha nanga hahita haza imodoka ziri gusona urumva bahita bagira ubwoba nyine barirukanka hari n'umuntu none wabikameye kari gutrending ahantu hose yego ko ugiye kuri YouTube urahita ubibona niyo nkuru ya mbere izo ntabwo zinyuraho izo ngizo ntabwo ari izacu twebwe nyine izo dufite na Dr M Official TV izo niho zizajya zinyura ariko ziri kuri iriya cano hagomba kunyuraho ibintu byacu by'urukundo urumva n'izindi nkuru z'urukundo nazo nta kibazo ubu uriya mukobwa afite umukunza hari undi se Belize yego sha ariko we uzatuzanira umukunzi wawe wicareho ebana uturabure utubwire uko rwatangiye byagenze gute utubwire uko bimeze byose nta kibazo siko bimeze Belize ariko Belize nawe ni umufamiliye da ni umufamiliye wacu ni anti anti wawe oya wenda yaba tante nyine sinzi ukuntu babyita wenda yazaba mwisengeneza wenda babyita gute Beri mwisengeneza ni iki mwisengeneza nyine no kuba wenda mfite nka umusaza wanjye afite umwana yaba ari umwisengeneza wanjye uwo mwana we umwana wa mubyara wawe umwana wa musaza wawe wowe abaye afite umwana waba uri nyirasenge yaba ari umwisengeneza wawe wabyumvishe ntago ubizi nawe uri nkanjyanga yewe kandi wabivumbuye je ntago mba mbisi inkubeshye cyo kuri umuntu nzi ni sogokuruza sogokuru nyogokuru urumva tate urumva ariko kubwira ngo niba ngo umwishywa wabo urumva ngenzi musaza wabo mushiki wabo mukuru wabo mushiki w'abahungu nyine ngewe nyine nanjye mfite abana tuvukana nyine ndi mushiki wabo ibyo si ibyo ngibyo nawe utabizi ahubwo si ajya bavuga mushiki mukuru wabo po mukuru wabo gute
si abakobwa se ndavuga abahungu ndi abahungu uri mushiki wabo bo bakubereye iki basaza baragukopeje ariko se Beri ni basaza no se abasaza naho n'ubundi umukobwa mutoya kuri wowe naryo oya ndabizi uri mushiki we murumuna we murumuna we urumva abo ndabazi rwose naribi okay apo sawa gusa nawe ntago bizi uri nkajyanga sinkubeshye nzi nyine bizwi cyane ngo tante usanga nyine tubyita no mu bifaransa ngo ni tante ngo ni oncle ngo ni ibyo byose mbizi ibyo ntago tante ntago muzi nta tante ngira njyewe uramugira ntago nawe utagira tante none se tante ni murumuna wa mama wawe cyangwa mukuru we okay aba ari tante wawe murumuna wa papa nabo bari tante wawe oya murumuna we aba ari oncle wawe oncle cyangwa se uncle mu cyongereza kuki ngiye nagize amahirwe yo kubona oncle nako yo guhamagara mukuru wa papa oncle we ibaze umamagara gute umamagara siyo bita umwishywa siyo mwishywa mama mungiye muhamagara so wanyu yego niko muhamagara so wanyu nta muntu cyeretse ugeze akubwira ati utubwe wenda uri nko mu rugo aje gukura nka papa wawe cyangwa mama wawe unyuka ari he nta muntu ugeze abikubwira n'ubu babaho ni nabyo kinyarwanda ahubwo ni ngo nyoka ari he ngo iswa ari he iswa arahari nuko nyine ibyo nyine ibyo ngibyo twarabibwiwe ariko iso wabo iso nyine wacu so ninde kazitunga tunga jeje mahina myavu ntago biza ibyo kivugo ntago kizi oya ndabizi ko iyo bakubajije ngo iso ninde mbaza ngiye twumva iso ninde ni kazitunga gira so tunga tunga jeje gira so jeje mahina gira so mahina myavu ubwo ibyo bintu bishatse kuvuga iki nyine ni story ya kera z'abanyarwanda nyine njye ntago nzizi rero ntago ushona zazikwigisha ariko ibintu byose uzanyigisha ubwo urumva nabifata ibaze ibintu byose uba warambwiye ngo ugomba kuwagura ubwo se nk'ibyo ndabyiga ngo bigende gute kugira ngo nyine ujye ucira imigani abana ese abana ntabwo uzabacira imigani imigani ntizabibacira ngo gira se utunga ubwo nyine ubwo bivuze cyangwa se ngambwira noneho uzi story zino zande ngunda ngunda ngo yarahingaga cyane akanarya cyane nese ubwo story utazakabwira abana bacu iyo story se kandi ari ibyo muzi nyine kwa kuntu uri kuganiza abana ukatumwira ati kera habayeho umuntu witwaga ngunda ngunda yararyaga cyane yahingaga umusozi wose ari wenyine yakubitaga isuka ikahita ihinduka ifuni nasuko nzaba mbizi neza ko yabikoraga oya niko bimeze nyine ndetse twese story suko twazimenye okay uzajya ubaganiza mu mwanya wanjye kuko ko njye ntabyo nzi sibyo rata kandi ngomba kubikwigisha ukajya ubibaganiza nawe yego ubwo sibyo bintu nzabifata ryari ugomba kubifata sheri ni amasegonda 2 ndabura kwiga uburyo nagira uburyo wagira ute nyine ibyo bintu wapi njye urabizi nta nubwo kwiga mbikunda rwose kubera icyo utabikunda kwiga ni byiza kwiga ni umugisha ni umugisha ariko nose ubu ntago mbayeho narakwigiye byararangiye ntugire ikibazo nawe ubwo nyine ubwo ni wowe uzabibaganiriza ibyo ngibyo ariko nyine warize sibyo waravunitse nyine kwiga biravuna sibyo none nawe ushaka ko mvunika ngo ndi kwiga amasomo ibyo uzi birahagije ibyo nzi ntibihagije birahagije kuko ibindi ndabizi kandi turuzuzanya sibyo niko bimeze amina haleluya wagiye umbabarira wallahi nukuri turi kubabwira ko iyi channel umva mukande subscribe nicyo kintu turi kubasaba kugira ngo
tubahe show ya buri munsi tubakubita show urumva kandi subscribe nyine buri ko tubonye amahirwe yo kuba tubari imbere rwose ayo mahirwe ntabwo tuzajya tuyirengagiza kubana namwe n'iby'agaciro ikindi turabakunda cyane namwe nyine mudukunde mudushigikire kandi kubana nyine nimubana natwe bizadushimisha. Amina mbega ndabizi muko bigomba kugenda kose icano bagomba gukanda subscribe ibintu bikajya juu Saidi niko bavuga waje bavuga mu Kinyarwanda bikajya hejuru cyane nuko ngiye urwo rurimo ubuze mba naruzi hari n'abandi baba badukurikiye nyine baba bataruzi ntabwo tsongera kuvuga izindi ndimi ni Ikinyarwanda sibyo Kinyarwanda gusa kuko njya mbona babyanditse muri nawe ntuzongeye kuvuga ngo za guys sibyo ntabwo abantu babizi ngo guys Nasuba hari ibyo navuze nge ntacyo gizo navuze ngenda rengana ni wowe ukunda kuvuga ibintu by'indimi buri gihe buri mwanya none se shaho kuko mara yaje kabona mbanzi ko bazi Igiswahili ahangarika turi muri Afrika buri Igiswahili cy'Abanyafrika n'ubundi none nge nago ndi umunyafrika ko nakizi ugomba kukimenya na Juju Saidi ni ukuvuga iki hejuru cyane nzaba mbimenya biri ngombwa. Amina mbega sheri wanje basta pace kandi tuvuganye yuko utazongera kugira nyine tapesi siko ntabwo baka ni Ikinyarwanda tapesi ni Ikinyarwanda usa ntabwo wabonye ibyo dukoze nyine niba babizi ibi tubikoze mu Kinyarwanda gutya na tapesi nyine ubu dukoze tapesi dukoze mu Kinyarwanda nyine nikora hano umbaye kuremba ngukoze mu ntoki okay none ubwo okay brarenze tapesi sibyo se tapesi urumvikana niko bimeze shushu be ndabyishimiye yego ko mana sheri umva icyo nakubwira ngo Imana ijye kurinda iguha amahoro iguha umugisha iguha ibyishimo iguha amafaranga iguhe kuramba iteka ryose iguhe ikindi gakishirireho nawe ime kukugumana iki ime kukugumana wowe amina tapesi niko bimeze sheri ubu muri uramfite waramfashe byararangiye nta gusubira inyuma guhari ejo tutazabona oya ntago bibaho wagiye kwa Jackie wuhe kuri bariya nyine tu Jackie wuhe nyine baratubona Jackie w'i Rwanda se Jackie wa undi munini hari ba Jackie Jackie nk'igihumbi aragatsindwa n'Imana yo mu ijuru oya Jackie w'u Rwanda sinzi ni uvuze nyine Jackie tu niwe nkubwiye ni uw'i Rwanda ubwo uri kuvuga cyangwa uri kuvuga uriya munini uriya munini we ni inshuti yanjye bisanzwe apana uriya munini uriya muto ahubwo uriya munini tuzamusura sibyo tuzamusura uriya ni inshuti yanjye afite abana babiri bafite imyaka bakuruta 20 nahise numirwa navuze ati giye gukomana yabyaye afite imyaka 16 15 ahubwo yabyaye akiri mutoya ebana aranabyicuza ariko afite abana beza undi ababyicuza kubera iki oya ni abakobwa cyangwa n'abahungu ni umukobwa n'umuhungu noneho numva atarabyaye neza none kuvuze ngo baranduta njyewe ntago ndi gukura urabaruta sheri urabaruta ntago mu myaka banduta oya icyo nanshatse kuvuga ni ukuntu ubona agaragara ariko akaba afite abana bakuru ariko aracyari mutoya nyine ku maso y'ubona nyine ari mutoya ariko arumva afite abana bakuru cyane cyane kabisa Imana ishimwe yego sheri wanje urukundo rwogere amina ongera tapesi impamvu ukunda tapesi tapesi ni nziza
imaze iki? nyine ngayikoreza imite nkubwira ukuntu ikora. None iyo ukoze gutya hababayeho icyo bita contact cyangwa se guhuza ibiganza. Nese kuki abantu basuhuzanya, kuki bahuza, kuki batatavuga ati mwiriwe gusa ngahita aceceka, cyangwa ahita amubwira ati bimeze bite Njyewe aceceka, ariko nsuhuzanya. kuki ahita avuga ati mwiriwe neza. Njyewe ko Ukababaye nsuhuzanya mwiriwe ikiganza. wenyine nkahita ngenda. Oya mu izina rya Yesu ntukabikore. Igo uza se wansuhuje. Ngaho. Oya guki. Nyambira. Oya rega nkuzuze mwiriwe. Ibyo ushatse. Naje nsanga uri mu nzu. Numva byanze bikunze ushobora gutindana. Ndavuga ati reka njye kuri telefone warambwiye ngo niho abandi bari. Ndavuga ati kanze hano. Mageze nsuhuza bariya. Sibyo sheri? Mwiriwe neza. Urumva wowe kuko mba nzi ko duhorana. Duhorana he? Turahorana. Hehe. Jya ubwiza abanyarwanda ukuri. Ahubwo nawe jya ubabwiza ukuri. Nese umuntu mwaba mwirirwanye, mwararanye, mwabyukanye, umuntu ukamusuhuza. Kereka niba umutima wawe uri kuri. Ibyo mvuze wabyumvishe. Sibyo? Ntabwo tuba twararanye se. Rahira ko gavuga ngo ntabwo tuba twararanye. Twararanye gute se? Nyine abantu wenda bashaka kubyumva ukwabo, ariko njyewe wowe urabizi ibyo nshatse kuvuga. Gute? Tuba twararanye. None waje uturutse? Naje nturutse mu rugo. Kandi twararanye? Kandi twararanye. Nese niba tuvugana amasaha 28 kuri 28. Yes. Ubwo koko. Wagiye kubeshya abantu. Ubwo ntabwo tuba turi kumwe. Tuvugana amasaha 28. Ntabwo tuba turi kumwe. Ibi. Amasaha 28. Karindwi kuri karindwi. Utabeshya. Tuvugana igihe kingana gute? Si iminota 50. Iminota ingahe? Iminota 3000. Ya. Dukuri. Ya wapi? Yewe wishyize mu minota yaba ari byinshi we. Yesu. Minota 20. Minota 20. Nyine niyo tuvuga. Iminota 20. Rahira. Nabwiye twarengereye. Rahira. Shyira akaboko hejuru. Se kuki ukunda kumbwira ngo ndahire? Nuko manzi kuri kubeshya nyine. Ntabwo nakwemerera. Nyine tuvugana tuvugishije ukuri. Amasaha atatu. Yesu ubwo twatugiye kuvuga iki? Ndabizi se njye aho bituruka. Nuko tuba turi kumwe. Abanyarwandakazi. Ubwo twaturi kuvuga iki? Reka genda. Ayo masaha yose. Tuvugana iminota 5, iyo twarengeye tukavugana bene. Nuko. Okay, reka tuyifate gutya tuvugana iminota 2. Iminota 3 nako. Ubwo ababyumva barabyumva. Cyagireka iminota 3. Yesu Kristo mana wanjye we. Nze kuri kundeba cyane. Shya waje kankureba. Reka mba ngukumbuye. Nzobona utayikuneza. Mba ngukumbuye. By the way, hari indirimbo nshyashya tugiye kubazanira nayo yatanje bayita Jeje mon bébé. Oh Jeje mon bébé, oh Jeje mon bébé, oh Jeje mon bébé, oh Jeje mon bébé. Ndagukunda ndagushaka, ndagukunda tuzabana, ndagukunda ndagushaka, ndagukunda tuzabana. Oh Jeje mon bébé, oh Jeje mon bébé, oh Jeje mon bébé, oh Jeje mon bébé. Ndagukunda ndagushaka, ndagukunda tuzabana, ndagukunda ndagushaka, ndagukunda tuzabana. Ngayibaza. Si yadanje. Nyine Nagari nziza. Ni nziza mu gake. Mu gake mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ngo. So nyine ni nziza cyane basi. Yego komana. Ndagutura indirimbo ko nayikunda mbega. Ngo siyo ndirimbo ninjye wayituye. Ninde nayituye? Ninde witwa Jeje mon bébé? None njyewe Jeje nago njyewe. Joyeuse mon bébé basi. Okay. Thank you basi kwa rano indi. Tabesi.
thank you so much. niko bimeze Iby'agaciro ni iby'agaciro kenshi umva ko mba ngutekereza umutima uratera twimp nkaba ngutekereje ukongera ugatera twimp Mana we, nkaba ngutekereje abasore ukongera ugatera twimp babesha. nkaba ngutekereje ukongera ugatera twimp wowe uteye utekereza iki rero Sha nanjye utera nkutekereza. amina nibyo ganyambira bazi ojeje mon bebe gojeje mon bebe ni nziza ojeje mon bebe Tutegereze, nose ojeje mon kutayinyoherereza. bebe Ngo nyumve. ndagukunda ndagushaka ntabwo ndayirangiza ndagukunda tuzabana Nirangira ubwo uzayima. nzayiguha Uzayinyohereza. uyu nawe ugomba kuririmbamo We? ugomba kuririmbamo tu vas chanter Njye ntabwo nyiririmba indirimbo z'urukundo. yesu kirisiti umwami wanjye yewe data we kubera iki sheri kubera iki Ndirimba nyine. Okay, Indirimbo nzayiririmbamo. Nzayiririmbamo okay. amina ashante Ntabwo twavuganye ko utazongera kuvuga urwo rurimi rundi. mu kanya uvuze ngo ikira ngo so Wagira ntabwo bivuze ntabyo mbuze. nabyumvishe cyane kabisa Oya. ngo so rero Rero iki njye ntabyo mbuze. wabivuze bukaya Ntabwo mbibuze. dusubize inyuma twumve Oya. dusubize inyuma Wapi? cyangwa abanyarwanda bazisubira inyuma Abanyarwanda bazatwumvira ko hari ibyo navuze. Njye ntabyo bazabishyira muri navuze. komantere Ntabyo navuze. tuba twivugira ikinyarwanda ikibazo ko nshaka kuvuga ikinyarwanda nacyo kikakunanira Guteze? bita cya kinyarwanda cya kera Nk'ikihe kinyarwanda wari wambwa kikana? uretse de Njye ko ndi umunyarwanda. uretse Aha. Mbese iki? ngawe uretse nga sakwe bazi Soma. nyiramakangaraza ngo mutahe Nyiki? koroshye nyiramakangaraza ngo mutahe Umwengenzo. umwenge w'inzu imbeho ku rugi Nari ngerageje. imyenge y'inzu Nari ngerageje. wowe imyenge y'inzu baravuga ngo baravuga sakwe ukatuvuga ati soma urumva kundeba ndaguha Umwengenzo. imyenge y'inzu Nga nsakoze ikindi. sakwe Soma. kaze gutema cya kindi gatinze kazaryoha Agatungwe k'urunyogwe. ubeshya abanyarwanda gusa barakizi ntabwo nanagisubiza gita poyezi avuga ngo niba ari agati None se sibyo? ngo niba ari agaki sinzi ukuntu we bivuze mugira atabijyanishije kuri ya ntuza uko bimeze nyine Oya ariko nibyo. Urunyogwe buriya ruratinda ariko nyine iyo rugweze ruraryoha. reka genda oya genda none kangusakuza ikindi bazi sakwe Soma. hakurya mu gihugu Siko nta na kimwe usubije na kimwe ahubwo icyo gisubizo hakurya mu gihugu ibihuru ubwo ngo ikizu kitabamo abantu Yesu. Nasi sibyo? Ikizu kitabamo abantu kiba kirimo ibihuru. ngaho sakwe Soma. mpagaze aha ngaha nyari Burundi Sha ibyo bintu uri kunsakuza. ntabyo uzi nabyo ni imvura Yesu. ngawe nsakuza Sakwe. soma Harya cyagiye uzakuza bavuga. Sakwe. Zenguruka dore. umukandara jeni tayari mba ndi tayari Nicyo narinze. cyonyine ibaze kweri cyangwa mbaza kwigisha ibisakuzo uzajya Okay, usakuza hari abana ikindi? banjye tu Abana bawe. none Aha nzaba mbarira. si abanjye So hari ikindi bavuga ngo niba bavuga gute? Sakwe. Soma.
nagutera icyo utazi utabonye. ego se Ubu sakwe ndagusakuje sakwe nyine, nanjye reka ndagusakuje. ngusakuze Nagutera icyo reka utazi nyigusakuze nanjye utabonye. sakwe sakwe Soma nagutera icyo utazi utabonye ubuto bwa so na nyoko. uze ni Nuko ukuvuga bavuga. iki Nyine ubuto bwa so na nyoko si urabuzi? Ni icyo utazi utabonye. Akandi cyabayeho. aha Eh, nanjye nta bindi nzi pe kuko mana zenguruka yanjye. duhure niyo nari Yonyine. Karatemba teke amazi ku iteke. kwita Oya ku murundi. Na oya n'uturaso ku murundi ahubwo. Sibyo ra? Nararyibagiwe. Ni hafi aho nyine amazi ku iteke. Uturaso ku murundi. se nk'ibyo bisakuzo koko Njye mba nshona. Nawe urashona ahubwo nuko utabiha umwanya. no njyewe nta mwanya uya umwanya uba uhari ariko nyine ibisakuzo ubwo Beri wajya umunsakuriza koko. Kandi urashona wowe. mbere ngansakuza soma sakwe sakwe joye inka yanjye nyikama igaramye bravo joye bravo pe urankomye ugakwiye he mu mano vugisha ukuri si mu mano none se siyo umuvurezi wawe soba wengeramo sakwe sakwe soma hakurya amakubiro no hakuno amakubiro inzuzi amabondo y'ihene sakwe sakwe buguti buguti sama mbere nawe ibisakuzo ega njye nabanye n'abakecuru munsubize ihene ivugutira amatovu sakwe sakwe rimba idori rimba idori ibisakuzo byoroshye intore mu rwabyo sakwe sakwe sogokuru aryoha boze umuneke sakwe sakwe nyuze mu ishyamba rirahubangana inzara y'umusore sore sakwe sakwe nyuze mu rutoki nsimbuka abapfu batanu shoyeza arabizi arashona umukobwa wacu arashona yo mu cyaro yigo urumva njye ndagukubye ndakurenze mu bisakuzo yakire mikoro mukomeye Mana we. Utambo. Kamusakuzi cyanyuma. Sakwe sakwe. Nyirabugenge n'ubugenge bwayo. inzoka igenda n'amaguru Cya kabiri In- ni bitatu. inkoko yonsa idakamwa Ntabwo kiba. inkoko icutse itonze Icya gatatu. ntabwo nyizi ingo Do. Eh, Nuzi no gukopera. Ni inka kuba ari umukara Igakamwa, ikabikamwa. yes. Ni inka kuba icuritse icebe n'imena amata. Nacyo kirimo. Ikaba icuritse icebe ariko n'imena amata. Ni nyirabugenge n'ubugenge n'ubugenge bw'igihe bwayo. Ibyo hejuru. nsubije ntabwo ari byo Nyine harimo ibyo hari n'ibindi bitari byo. bitari byo ni ibihe Nk'iyo y'inkoko ntabwo byari byo wari wabicuritse urumva ya nibyo ngibyo. So nizeye ko twabasusurukije ni ukuri aho muri nizeye ko namwe muri kubasakuza abagenzi banyu aho ngaho mubabaze murebe niba bashona ntago Kuko njye bashona. ndabizi. Uwo ni umuco nyarwanda tuba turi kuba umuco nyarwanda urumva rwose mwumve ko tuba turi kumwe namwe kandi tuba tugomba kubana namwe mu mahoro masa nimugire ikibazo kabisa. So sheri tugana ku musozo nagira ngo tubwire abanyarwanda bibuke gukanda subscribe. Twabivuze inshuro nyinshi turongeye turabivuze kuri Joyeuse wa Dr M Family TV. Wanditsemo Joyeuse wa Dr M bita ihitiza ako kanya nako kanya Ukuri bayahageze. kuvuga nk'aho ikiganiro atariho kiri bujye Niho kiri bujye nyine. Niho kiri bujye ariko hari n'utuboro turaza gukatamo tujya kuri TikTok. Yes. No kuri ya indi ngakatamo utuntu dushiraho kuri ku buryo nyine biba ntuza tu. okay kugira ngo Yeah. muyimenye Kugira ngo muyimenye. Nta kindi twabusiye kuvuga ngo hasta la vista. Sheri wanjye gira icyo babwira. ndabakunda